aya kuri nje wenda ku bandi bibaho ariko kuri nje ntago urukundo hari umuntu wagwemukiye yego byese bituma wumva ko abasore bose se nta rukundo bagira narwo nkabona ko ibyo ndimo bitakankwiye hanyuma ubwo iyo ukundana n'umusore gahunda yawe ari iyihe cyangwa se intego yawe? nta rukundo nta musore turaciringa bisanzwe tugahuza niba hari biba bikaba ariko apana ibyo kumjyana mu rukundo njyayo ngiye kumureba yaranangurira rwose turanishimana. Kwishimana gute? Ngiye mu bintu bijyanye n'imibonano numvaga muri iyo gahunda atari yanjyanye yumvaga icyo nshaka ari kumureba gusa tukaganira arangije ayigushyiramo yabinshyiramo atunguwe no nagiye kubona mbona nyine banzaniye imbwa iyi tuzi nk'imbwa isanzwe ngiye munsi tamaza se iyi mbwa kuyizanye mu cyumba bimeze biti ubwo bati iyi mbwa nyine ni imbwa yanjye iyi none nagushakiye ati bagunda guha icyo ushaka cyose icyo cyose ndakiguha. Mwari mwumvikanye amafaranga ngahe? Nta mafaranga twari twumvikanye we yanjyanye kuko yaramaze kunyishura ko numvaga nta n'ubwenge nyifite bitewe n'ibintu byari byambayeho nye nta mafaranga twari twigeze tuvugana ahubwo we twaragiye nyine ngiye yamaze kumembwa ati wewe ikiri bikenere cyose iyo mbwa bigaragare ko mu bintu bigaragara iyo mbwa n'ubundi ahari bayisanzwe bayizanira abantu bagasambana kuko nyine ni ibintu n'ubundi isanzwe izikora ko yara nyine nkabona iri kundi gata ku mubiri nkagira ubwoba nkikanga nyine mva ubwoba bwanyishe ndavuga se wa mugabo kuko unzaniye iyi mbwa nsambane nayo ndi umuntu w'umukobwa ungana nkanjye usagutse arambwira imbwa yanjye ndayubaha kandi ni agaciro kurenza uko nagaha buri muntu wese ndamubwira why gute wafashe umwanzuro kugatimana gurumva nararize birandenga mbura ukuntu bigenza ndavuga mana kuki wemeye ko ibi bintu bimbaho ndasenga kubw'imbaraga z'Imana irabinkorera hanyuma usoko wambaye ubusa wahise ugenda wakora ibyo bintu komana umugezeho mba mayibo bahongiye gusambana n'imbwa umukobwa nkanjye meze nkanjye imbuga. Rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ashobora gutekereza ati fofo hari ikintu ashobora gukora kubera wenda trauma cyangwa se kubera ubuzima yaciyemo nk'ubureka nkubwira nago njye nsambana ngo nukubera ko mbikunze ahubwo ari gihe marumva stress mu mutwe wanjye abaye nyinshi. Iyo ugize stress wumva ari cyo gisubizo mana njyewe ni wawe umeze ute nagwa ambwira pfa ko uri umugabo gusa mana ndagenda nkiyabuza amabyeri nasinda bikaba ari wandi biheraho ndarana n'umuntu mu bintu nateguye urugero araguhamagaye murasangiye wamugana kugura mu mabyeri usanze waguye muri cya gishuko cyangwa se byaha mwaryamanye none ubwo wahita umubwira uti kubera ko twaryamanye hituma amafaranga yego cyangwa nkamuteza abantu uri seriyeze cyangwa uri kwikinira icyo gihe rero nanjye uwo muntu wanjyanye gusambana n'imbwa regana ndi kumubwira ngo uri gukina yabikoze ari seriye ahubwo uri kwiyerekera abasore uri kwigurisha se ntago nigurisha ngaho ubibone ko ndi seriye urimo ngaho oya se kandi njyewe wanjye ntabwo bajya bakuramo imyenda bakabyara zana ntabwo umukobwa ujya unkora ku kibuno twarabamenye ko mwihinduye abajama nari ndatwihinduye abajama nari ariko uyu mukobwa rwose shyiraho mikoro tubwire ese urumva ari ibintu birenze mone gukuramo imyenda abantu ngubu gufata umugabo ari ubwa mbere umubonye ukamwambarira ubusa nduzi kamera nese kamera aba ari umugabo umwe noneho kamera niba kuba nagira ngo naba nciye nk'amabere gute Jesus shinaga ari ibintu birenze mone oya birarenze niba dufata urugero rebwe ari 10,000 bose bakubonye wambaye ubusa ngari ibintu bikaze ngari ibintu bikaze nese umugabo namuhuye ari wowe nawe n'urugero nje nukuri nawe reka nkubaze reba umugabo nyenda byumva bano barandeba ariko umugabo turi kumwe wagiye kumbona hose anyinjirema nandunguruke nese bako bareba umubiri wanjye hari ikindi kintu babona kuwajureka ibintu nk'ibyo nagari ibintu birenze shangiye mbonye birenze nago birenze nukuri ubu ushaka kugenda ugakuramo rwose imyenda nta n'ikibazo mbere cyane ubundi mbwira yose nyikure mtsigaye karisa nta mugabo nshaka mushuti ukamumaza iki mukajya mukemera twenjoyinga ciringa niba ngombwa turyamana birangire ari kapani ibintu icyo gero uza buri indaya ni nshaka nzayiba ariko pfa kubaza kansambanya nkatuza nta kibazo kirimo ese umutuzo wokura mu busambanyi ngiyeyo nasaze numva mu mutwange byivanze amayoga n'umugabo bamuzima. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye
iyo ni swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. GASARO TV. GASARO TV tubahaye ikaze mu mpande zose z'isimba sose cyane, abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora. Ndabakunda. Turi kumwe n'umukobwa igiye gutangira utwibwira amazina yawe. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Meze gute? Meze neza. Amazina we ninde? Witwe n'ababyeyi? Ishimwe mu cyo Florence. Florence, ubwo ni fofo rero. Ba Florence, ba Florentine biyita ba fofo. Ni fofo nyine. Ko mbona witonze cyane. Sinzi ukuntu uyu munsi byagenze nyine. Ako uyu munsi nishimye cyane. Cyo boyfriend yakubabaje? Oya. Ahubwo uyu munsi nishimye cyane nuko natinye kubigaragaza. Yo, watinye kubigaragaza. Umukunzi yagushimishije? Ari umukunzi ahubwo nashimishijwe n'umwana wanjye. Ufite umwana? Kuko uyu munsi nibwo yavutse, afite anniversaire. Happy birthday to him or to her. Sinzi niba umukobwa cyangwa ari umuhungu. N'umuhungu. N'umuhungu. Yo, nibyishimo cyane byandenze. Ubuse wabyaye ryari? Wabyaye 2018. Wari mutariko? Ari mutoya, mfite imyaka 17. Wari RIB? Nago nari RIB, urebye kumye mwana imyaka 17 kereka guteje leta. Akwabara umwana muto. Ariko imyaka yemewe ni 18, ntubizi se? Ko byagenda ko sepfa ko naramukundaga. Waramukundaga? Igihe nari ndi muri story y'urukundo, numva ko muri ya myaka ugera aho igushuka nyine y'ubushyushye. Hanyuma uyu munsi uhagaze ute mu rukundo? Warakuze, wabaye inkumi, reka mvuge gutyo, noneho iya myaka urayujuje. Urukundo ntago rukiba. Kubera iki rutabaho? Kuri nge wenda ku bandi bibaho, ariko kuri nge ntago urukundo. Hari umuntu wagwemukiye? Yego. Byese bituma wumva ko abasore bose se nta rukundo bagira? Narwo. None uba wumva amaherezo n'urungurwa bizagenda bite? Nese muzabana ukamubera umugore akakubera umugabo, we ntago azaba ari urukundo? Wenda hari igihe ibi byose mandi kuvuga bizashira bikarangira, nanjye nkazatekereza nkabona ko ibyo ndimo bitakankwiye. Hanyuma ubwo iyo ukundana n'umusore, gahunda yawe ari iyihe cyangwa se intego yawe? Nta rukundo nta musore. Turaciringa bisanzwe, tugahuza, niba hari ibiba bikaba, ariko apana ibintu byo kumujyana mu rukundo. Ibiba bikabushatse kuvuga kanicare neza. Enjoyinga, niba ari iyo byaragurira nkayinywa tugasangira, inewe nkataha no bagataha. Nta bindi bintu. Hanyuma abasore b'iminsi ko hari abatakugurira for free, aramutse akuguriye ariko akakujyana mu bindi. Uri kumwe n'imbobo ntago uri kumwe n'abagabo. Yego. Hari umugabo uvuga wenda byigeze byambaho, ariko ntago ko byambaye hari mu Rwanda. Byagenze bite aho wari uri? Wenda si ngombwa wenda ko atubwira, nta kibazo. Byagenze bite ku buryo byakubayeho gutyo bikarangira? Story ndende ndakeka wigeze ngize kukuganiriza ora. Ntabwo wigeze kukuganirizaho? Ngo wambwiye ko ufite story nyine ngo itangaje, ariko turashaka noneho uyidusangiza uyu munsi. Yingo. Nta kibazo ndabibakorera. Byagenze bite bituma unahita uhurwa abagabo? Myaka wa 2019 rumva umwana yari 2020 nejo bundi. Umwana yari amaze kugira imyaka 2. Naje kumenyana n'umutanzania, ariko nigeze kuza nahawa nabigihe, ariko ndahava bitewe n'impamvu ko imikorere yawe nabonaga itari kugenda, atari fresh, nkabona nyine ubuzima bwawe buri kuncanga. Yanza kumenyana n'umuntu, hashize iminsi aramamagara arambwira nsanga Tanzania ndagushaka, ujyayo. Nyiherereza tike injyanayo. Njyayo ngiye kumureba, yaranangurira rwose, turanishimana. Kwishimana gute? Bisanzwe nyine kuba uri kumwe n'umuntu nyine ukabona nta kibazo, muri kumwe ukabona uri muri amfana n'ikibazo kirimo umuntu nyine muri guhuza. Ako ngiye mu bintu bijyanye n'imibonano numvaga muri iyo gahunda atari yanjyanye. Numvaga icyo nshaka ari kumureba gusa tukaganira. Arangije ayigushyiramo? Yabinshyiramo, ngenda byanga.
Anyway byaje kugeraho umugabo yanga kunyishyurira inzoga mbura naho kurara umva nyine bibaye ibintu birebire kubera kumwimye kubera ko nanze kongera nawe dusambana kandi numvaga ibyo bintu bitandi muri gahunda ubwo no kuvuga yabikubwira before tuzanwe niki wari kubikora wowe wende yaza kumbwira ati ifufu kubuje kundeba kuko impamvu zuko nshaka ko nge nawe tujyamana nari kumbwira ko nta kibazo kuko ari byo ushaka nkabikambwira ko ndashaka no gutaha ariko urizi no kuva mu Rwanda usubira ujya mu kindi gihugu kuva mu Rwanda ugenda ujya mu kindi gihugu kongera kugaruka bya buri danda nuko wagenda kwe niba byambwiye mbere tavuze ngo nuko ufatanya amasaha yageze saho zigeze nta kibazo tukayipanga tukabikora wenda tukayikora tukanaryoshya twanabikoze byaje kugeraho nza ku nyine umugabo yanga kunyishyurira n'amafaranga nari mfite haje kuza undi muntu umugabo arambwira ko ngiye mfite amafaranga mfite buri kimwe cyose bintu tujyane ngiye ibintu byose ndabigukorera ndamubwira nta kibazo niba aricyo cyifuzo cyawe ngiye tujyane ako akaburumva naho nararaga ngiye narabyukaga mu gitondo ngaho nabarariye bakambwira ati kora wishyure ideni urimo kavuga ese ideni ryose nzagishyura amaherezo zawe yayo yego umugabo yaraje aranyishyurira arambwira ati ngwino tugende mujyane mu rugo nta kibazo ngiye mfite amafaranga ndaguha icyo ushaka yego wowe wumva se kuko ko urwo ari urukundo rwo kugufata mutanaziranye ntabwo bitewe n'ibibazo nari mfite kuko ntabwo nari bufate amafaranga nakonsomye ngo nyishyure nyabone nta nubwo iyo roje nararayemo yindi ndabona amafaranga yo kuyishyura ko nta mafaranga ngiye nari mfite rero we yaraje ndavuga ko ubwo mbonye umuntu umfasha reka mbyemere wenda ibindi bibazo biri buze nabwo we ndabyirengera yego mugabo njyana iwiwe none bwese waritse ukishyura hano ngaha tukaba ariho tuguma basi ibintu bikareka gukomera mugabo arambwira hoya nago bishoboka ndashaka ko tujyana mu nzu iwanjye mfite mu rugo yego ntambwiye subana ndambwira nge mbagiye nyine ako natangajwe nuko twagiye tugera mu rugo afite umudamu ndavuga se ibi nibyo yashatse kunkorera ko ufite umugore kumunyereka ati hoya ahubwo se sinumva ari umuntu mwiza niba yarakujyanye mu rugo njyanye mu rugo umugore niyo biza kuba umugore wenda ngavuga byibuze umugore niwe twari guhangana akavuga ati nihabara ryawe mwamumaranye igihe ariko si byabaye ku umugore yakwakiriye ati mu rugo urumva azanye umukobwa umugore aragira baransuhuza ariko nkajya numva ati si yari iherutse nyine yari iherutse avuga se ni iki koko ku mutima ngatekereza kuko nari ngiye navuga se ni iki itari iherutse mbona banjyanye mu cyumba arambwira gufata amazi ukarabe ndakaraba bampa icyo kurya icyo kunywa ambwira jya mu cyumba njya mu cyumba ndatunguwe nuko nagiye kubona mbona nyine banzaniye imbwa iyi tuzi nk'imbwa isanzwe iyi ngiyi munsi ndamubaza se iyi mbwa kuyizanye mu cyumba bimeze biti ubwo bati iyi mbwa nyine ni imbwa yanjye iyi ngiyi none nagushakiye ati bagunda guha icyo ushaka cyose icyo ukeneye cyose ndakiguha mwari mwumvikanye amafaranga angahe nta mafaranga twari twumvikanye we yanjyanye kuko yari amaze kunyishyura ko numvaga nta n'ubwenge nyifite bitewe n'ibintu byari byambayeho njye nta mafaranga twari twigeze tuvugana ahubwo we twaragiye nyine ngiye yamaze kumubwira ati wowe icyo uri bukenere cyose iyo mbwa bigaragare ko mu bintu bigaragara iyo mbwa n'ubundi ahari bayisanzwe bayizanira abantu bagasambana kuko nyine ni ibintu n'ubundi isanzwe izikora ko yara nyine nkabona iri kundi gata ku mubiri nkagira ubwoba nkikanga nyine mva ubwoba bwanyishe ndavuga se wa mugabo kuko unzaniye iyi mbwa nsambane nayo ndi umuntu w'umukobwa ungana nkanjye usa gutya arambwira imbwa yanjye ndayubaha kandi ni agaciro kurenza uko nagaha buri muntu wese ndamubwira wayi gute wafashe umwanzuro iyo sinzi twavuga ngo ni imigenzo y'abantu bakoreshwa n'imyuka mibi byashoboka kuko n'umugabo agira ati imbwa yanjye nareka gusambana ariko imbwa yanjye igasambana yo ubwayo iyo mbwa byaje kurangira umugabo arambwira noneho ubwo reka ngusige ngende ndavuga uri gukina ntabwo ari ibya nyabyo ubona ari imikino ndamuganira imikino ntabwo nawe uri umuntu utekereza ko ntabwo wasigira imbwa n'imikino nta n'imikino sakinga ku cyumba agusigana na yambwa mu cyumba ariko burya ngo nawe uvume witavumye
ntabwo Imana ishobora kwemera ko icyasha nk'icyo kujyaho ko wajyamanye n'imbwa uri umuntu w'umukobwa w'umwari kandi wihesha agaciro. Burya icya mbere si uvuga ngo nuko ugeze mu kibazo, iteka niwe wakora ikintu kiba ariko kiri ukuboko hejuru uvuga ati Mana warakoze ko warabashije kunkorera ibi ngibi. Nanjye nshima Imana ko kuba bitewe n'uburyo natekereje ukuntu navuye muri icyo cyumba Uwiteka ntacyo atakoze, kuko we yagiye yaravuze yarakinze gira ngo yashyiremo serire ko yakubise urugi ngira ngo harimo serire naho ntabwo yari yakinze. Oho icyumba bari bahanze nari ndimo bafite inzu nini n'indi nzu bari batujyanye mu nzu kurumva iyo yindi ari mu cyo cyumba batujyanye mu yindi nzu ahandi nyine we ahita asohoka ajya hanze mu nzu nini kaba hari idirisha ureberamo ukareba ko yambutse nyine ari mu yindi nzu ariko atapfa kukubona. Ubwo rero iyo Mana narasenze ndasenga birenze cyane Mana, ntabwo nzi ko imbwa zijya zisinzira buriya nazo ziba zimeze nk'abagabo uko biri kose niko navuga. Nyine hari banza sinzi nagiye kubona mbona iratuje irasinzira, nasohotse nambaye ubusa nishimye ngeze hanze nsanga umusekirite warambwira ati wa mwana w'umukobwa usohoka wirukanka ucike uve hano kuko nimwongera guhura ho rwose nabwagora no bwakwica akakuroha. Ndavuga ati Mana urumva nararize birandenga mbura ukuntu bigenza, ndavuga Mana kuki wemeye ko ibi bintu bimbaho. Ndasenga kubw'imbaraga z'Imana irabinkorera. Hanyuma usohoka wambaye ubusa wahise ujya icyo gihugu utarukizi? Cyugu ntabwo nari nyizi ariko hari umumama ufite abana 3 wangiriye neza amipana n'ishati y'umukobwa wiwe. Muhuriye he? Duhuriye mu nzira ndi kugenda nambaye isimu. Ambwira ati uri umwana w'umukobwa nanjye narabyaye ahubwo naje no kugenda ndi gutita ndavuga ni mutankora nk'ibyo bankoze. Ndavuga ni ku mutima nkajya mvuga none uyu nguyu we nibwo niba atamaye imbwa arankira inare ariko ndavuga n'ubundi aho ndi hose ndi mu muriro ndi gushya reka ngende naryame imyenda. Yakubajije ikibazo cyawe cyangwa se? Ndamubwira arambwira umugabo ndamuzi turamuzi atuye hano hanaha uvuye naha bimeze gutya arambwira ndamuga okay niko bimeze. Yarazi ibyo akora? Yego niko bimeze. Yahise uwo mugore yanshakiye akazi hafi aho ngaho ahantu mu kabara mbwa dore urabizi nta n'amafaranga ufite kandi kugera mu Rwanda byakugora reka ngushakira akazi ugende ujye mu kazi ukore nubona icyo uzabona uzasubire mu Rwanda witahire iwanyu amahoro ariko ntuzongere kuzagira umuntu wizera winako kubigomeza kubizera gucyane igihe washiduka amaboko n'amaguru byacitse. Navuga kubera iki ese nkavuga Imana ni ngiye waremye gutya byibuze mbaho ari njye ufite igisembwa cyangwa se hari aho nahingamye kurenza abandi ariko nkavuga none nkongera ngasubiza inyuma Mana niba ubona ko ntakwiye kuba wawe uzanyijyane bitewe n'ibintu uri kunkorera ariko mu mutima ukambwira ati humura mwana wanjye ndacyagukomeje. Yanakomeje kwizera gutyo nyine mbona ndahavuye naje kugaruka mu Rwanda ejobundi 2021 ni ukuvuga amaze y'umwaka. Muri uwo mwaka kakazi se ko mu kabari ko akarambyeho cyangwa nabyo byari bibazo? Naragiye gusa umubosi wawo mvuga ngo ararwaye birwara ariko nkabona nyine ashaka gusa ko twajya tujyama. Ariko wahuye n'ibibazo wa mukobwa? Ni story ndende ibintu byagiye bimbaho nyine urumva agenda byanga ndavuga noneho mureke nsezera akazi naje kujya mu kandi ka hano muri restaurant yaho ndakora niho nagiye masanga ari umusore waho ndatuza aramfata nk'umukobwa we arananyakira cyane hano nakuye tike yanyuye ugaruka mu Rwanda. Nibiki bindi navuga wahuriyeho nabyo muri icyo gihe wamaze? Ndumva abagabo bose bifuzaga ko muryamana bakifuza kwicira ubuzima bamwe bibirwara abandi mbese ko muri icyo gihe buri mugabo wese namubonaga inyamaswa. Numvaga nta muntu simfe n'umugabo n'umugore nabonaga ko buri muntu wese ari inyamaswa uri bunjyane wese natanyica ari bundohe. Avuga Mana ndabizi neza ko aka kanya magaze ndi jyenyine ariko ugomba kundengera ukankura hano hantu kandi ukankora nzi neza ko utazankoza isoni cyangwa ngutsebye. Yego kubw'imbaraga z'Imana koko biraba ndatangira mu Rwanda. Hanyuma no kuvuga ngo rero haba hari abana hariya bashobora kuba baryamana n'imbwa wenda ariko kazi bakora? Cyane rwose kuko nta kuntu umuntu yagufata ukagira ngo kuko mugiye kubonana wakagira mu cyumba akagukingirana mu cyumba gasanga imbwa akavuga ngo ujyamana n'imbwa utekereza ko n'abandi bose nyine ubwo urumva niko kazi kawo niko kazi bakora nta kuntu bavuga ko atari imbwa batajyamana n'imbwa. Ko biteye ubwoba? Biteye ubwoba
ariko nanone ibyo bibahisomo niba ugiye umuntu ntimuziranye urifashe uragiye ati ngiye mu kazi hari n'ibintu abantu basigaye bakora ugasanga bahamagaye deja nk'umukobwa ati we natsanga Kimisagara cyangwa nsange Kacyiru ugasanga umukobwa aturutse wenda nka Kigali hamagara telefone amwitaba ndagera i Kigali yamuhamagara telefone agasanga yayikuyeho aho hantu iyo hari igihe uza wize yatike wa muhungu noneho nta n'amafaranga usigaranye no handi usanga abana bato babaye inzererezi mu muhanda ubuzima bwabacanze bwabayobeye ni wowe muhungu niba ukeneye umukobwa kuko byanyabyo ese gute udafata amafaranga byibuze agaragara ashaka gufata 15,000 cyangwa 10,000 bitewe n'urugendo rw'uza akoresha hari igihe kugira ikibazo runaka ukabona kubwira umukobwa biragoye ariko afite amafaranga ari umukobwa ufite ubwenge arongera agafata imodoka agatega agasubira hehe mu rugo kandi mu mahoro rero aba bantu benshi ibyo bintu barabyaye wenda ikintu kitari cyaba mu Rwanda kizagera kinahaba nuko nta munyarwanda wavuga ngo ngiye gutambanya bamusambanye n'imbwa ni ukuri mu Rwanda hari umuco hari umutekano navuga ngo nta munyarwanda cyo munyarwandakazi wakora ibyo bintu kumana umugezeho mba mayibo bahungiye gusambana n'imbwa umukobwa nkanjye mize nkanjye imbuga mwana kubw'imbaraga z'Imana nyine mbonera binkoreye sinasambana na yambwa asohotse nambaye sime mu mabere ngo nari mvuye gukaraba nyine mvuga mu wenda bagiye kumuburira indyame nduhuke ariko ntago ariko byagenze ahubwo bamayembwa nirihe somo wakuyemo fofo navuga ngo ni ibintu biteye ubwoba ndetse bamwe hari igihe bijya bibabaho harabo tujye tuganira n'ubundi bakatubwira nk'ibyo ariko urabona ko ari ibintu rimwe na rimwe bimaze gufata indi ntera nirihe somo rero wavanyemo ku buryo n'umuntu ufite ibitekerezo byo kugenda gutyo gusa n'ejo rero twaganiriye nawe atubwira ibyamubayeho mbese bimaze gufata indi ntera gusa ikintu nabwira abakobwa bagenzi banjye bankurikiye niba bankurikiye nibazagere bumva ko ibiguruka byose ntago ari amababa nibazumve ko ngo kubera ko umuntu amuhamagaye ngo afite amafaranga ahita ashituka ngo agende yego ajye banza atekereza ese gute wowe utamuhamagara umbwiye ati ngiye ngwino ndebe unyisangire iwanjye mu rugo nanjye cyangwa se tureba ahandi hantu ngenda haze nimizeye duhurire ngwino ntihazajye hagira umuntu uguhamagara ngo uwo muntu ngo yamaye nimero yawe ngo ndagushaka oya uzajye uhita umubwira ati wape ntago byakunda niba unkeneye unsange mu rugo kuko hari igihe mwese imibiri yanyu izabura cyangwa usange babahinduye imbwa cyangwa babahinduye ikindi kintu bakobwa rero muracyari bato kandi nanjye ndacyari muto murinde ubuzima bwanyu mu buharanire apana kubwandarika aguhamagaye akakubwira ati uzaza ariko twumvikane nzagwa amafaranga nawe bigende gutya wajyayo erega hari oya kuko ubu hari igihe ujyayo noneho bikarutwa no kwari kwiwibera hari n'ibindi bintu byigeze kumbaho ngeze mu Rwanda umukobwa arangambanira n'undi mujama ntabizi deni bampuza barabajama babiri n'uwo mubebe uwo mukobwa nari mfite amafaranga nari mfite umuntu twari inshuti bisanzwe ko ndamugangiye mfite amafaranga nzagufetera ndebuje mu mujyi kujya kumugurira gato ndagenda ndabikora ndaza mu bebe nari nsigaranye 3 kuri telefone mu ntoki n'ibindi 6 kuri phone ariko ko twabanaga mbere nyine hari mbere narabagira formule yijagaraye mu mutwe ndamugaye noneho nimba ndamugangiye navuyeyo noke nari biturajyana gufitira turajyana muri bidi umushiti wanje nta kibazo bebe twajyanye mu kabari mbere yuko nageze gato mu rugo mbere yuko tujyana mu bebe afata telefone yanjye bikuzaho ya mafaranga ko pine yarayiza amafaranga 600 nabyo 3 nari mfite ngi sinabimenya ari inshuti yawe bangamanira n'undi mujama bavuga ko ngomba kujya kurarana nawe naragiye ukunda guhura n'ibintu byo kuryamana byani no mu Gatsata byabaye wumve ko nge nagiyeyo mujama turavugana nyigira ngo ni ibintu bisanzwe naho babahanye gahunda nubwo nge urabimbe 20 ushaka kubona nanjye mujama ati kibazo se amafaranga tususandire ko mbe bitwa Sandrine sumuzi uyu mujama se muze muganda muzi tugende twaragiye umukobwa ko unzi ko Sandrine dukunda kuba abana beza yaretse kudusebya koko ubundi ka benshi mba nzi abana beza byaje kurangira tujyanye mu rugo reba ahantu ho nagezeho mfata telefone mu magara polisi nje bwanjye nabwiye basi niba nawe wanyemerera ati ngiye nakwemera amafaranga navuganye nawe dusabwageje guki hano munsi mwamaze kuryamana yego mvuze induru usabwa mvuge kuri umujura ngusanze mu nzangira iri kwiyamfite matera nyigwambireze mu mugongo ndavuga wapi wibinkora byagezeho mu magara polisi
Okay, ndihangana nabyutse saa 9:30 z'ijoro ndavuga nago meza kwihangana ushaka kunyica turarwana byatari hano none se n'ubundi ko mwe mwamaze ko igisebe cy'cyuma yigeze gukenye nawe ngafunda kwica uri mu bintu byapanzwe ndakwica ndavuga why ndavuga uranyica rigeze hari ibintu bese rigeze mvuga ndavuga n'amafaranga yabireka nambwiye papa nge ntabwo ndi nk'abakugambaniye wenda nabikora bitewe n'inzoga nanyweye n'umujinya ariko menye ko abantu muri kumwe atari beza ndavuga okay ako mige nyine mbukeye arambwana nasinze ndashukwa byenda gucya sinze nibyo bamaye wenda niba nanyweye n'ibintu bizima ndavuga okay nta kibazo tworoshye ibibazo ndamwumva turanababarira turaniyunga ni ngo basigaye n'inshuti yanjye none humagara inshuti yanjye byatari inewe byaje kugera aho inshuti nyine bisanzwe ndavuga ko nta kibazo k'abakobwa b'iminsi baba atari beza niyo mpamvu rero kugira ngo inshuti n'umukobwa wa fazare wagira umuhungu niko nyine umuntu akubona washiditse n'umuntu akaba murakundana si dukundana inshuti zibaho kandi inshuti zigira akamaro sibyo mbere na mbere ikintu hari igihe uri kumwe n'inshuti iyo uyiganirije ikibazo bitewe n'uburyo uyiyumvamo urabohoka ku mutima kandi ukumva uranyuzwe biranagushimishije ya aka kanya rero njye ndashima Imana kuba ndiho mpumeka ndi umwana wireze ndakura ariko ngenda nca mu buzima butandukanye ariko ya kubw'imbaraga z'Imana mbasha ariko wakuranye rimwe na rimwe ibikomere cyane byo mu miryango nyine tu rimwe na rimwe hari n'igihe umuntu ashobora gutekereza ati fofo hari ikintu ashobora gukora kubera wenda trauma cyangwa se kubera ubuzima yaciyemo nk'ubureka nkubwire ntabwo njye nsambana ngo ni ukubera ko mbikunze ahubwo hari igihe marumva stress mu mutwe wanjye yabaye nyinshi iyo ugize stress uba wumva aricyo gisubizo mana njyewe niba umeze ute ntabwo wambwira pfa kuba uri umugabo gusa mana ndagenda nkiyabuza amabyeri ngasinda bikaba ari wandi biheraho ndarana n'umuntu mu bintu nateguye kubera cya gikomere yego ako nyine aya byose bisaba kwihangana kandi ukabitera umugongo ukavuga ubundi se bimaze iki mu kanya uri kumbwira uti nge nkunda amafaranga none se ubu ntago wakudana n'umuntu utayafite fufo aya sure kuko nta rukundo nyeneye ntabwo nakundana n'umuntu udafite amafaranga urukundo ukeneye none se umunsi washatse umugabo bizagenda bite uzaba utamukunda uzamukurikira ayo mafaranga uzamukurikira amafaranga sure ubu se amafaranga yaguhaza yabangana iki byibuze ukavuga utaha kabisa oya nakuvuga ngo amafaranga kuko umuntu ahaga yapfuye rega ntabwo uvuga oya wumva yakunyura kwa yanyoye aka kanya ntabwo navuga yanyura ahubwo amafaranga ayamaye se tuzamarana igihe kingana gitaya amafaranga tukiri kuyarya kuko ntabwo navuga aka kanya ishobora kuyama agashyira nkaba imbobo yego ariko ucyagiye tugomeje tukagumana amafaranga waracyafite ngiye wari kuyama ubuzima bugakomeza ariko mvuze ngo aka kanya niyo yama miliyoni 100 nazirya zigashira nkabimbo ariko tugumanye ibintu byose najya bimubwira kandi akabyumva ahubwo nkagomeza nkakomereza ubwo rero no kuvuga ko muzabana nta rukundo uzamufitiye wa mukobwa we cyane rwose ko byaba bikomeye nakigerageza itagira iherezo wenda bitewe n'ibyo mbanzi byagiye biba ngavuga na umuntu ufite kwizera ariko bikarangira nzashyira nkamwizera nkabona uwo mutima wanjye unyuze nkamwizera tu hanyuma uravuze uti nge nta mugabo dushobora gucudika atama amafaranga urugero araguhamagaye murasangiye wamugana kugura mu mabyeri usanze waguye muri cya gishuko cyangwa se bya byaha mwaryamanye none ubwo wahita umubwira uti kubera ko twaryamanye hituma amafaranga yego cyangwa nkamuteza abana isuritse riyeze cyangwa uri kwikinira icyo gihe rero nanjye uwo muntu wanjyanye gusambana n'imbwa regana ndi kumubwira ngo gukina yabikoze ari seriye ariko icyo gihe urumva nanjye icyo gihe kuko wansendishije ntabigusabye uranyishyura kandi ari wowe wijyanye noneho mitambo aribo kandi ari wowe wijyanye nijyanye se bivuze iki tegereza umuntu wabyuka namwe rero abakobwa muzajugunya abahungu mu manga urifasha urijyanye sibyo umuhungu aguhamagaye ati fofungwa ino dusangire sibyo murasangiye mu gusangira wenda urabaye niko njya numva muvuga abantu bamwe inzoga nawe nyine urumva sibyo gusa nyine niba ubaye bitewe n'uburyo namubonye cyangwa n'uburyo wenda hari igihe umuntu utakirirwa umubwira ngo nyishira amara gukora agatahubwa wenda bebe akira amafaranga akayaguhereza 30 kamuri ko kagomeza kwigendera ugacira inga zawe kuko iyo hari igihe nyine umuntu umwishyuze gutyo nk'imbobo bashobora kubwira ati
mana uramfata nk'imbobo umuntu wakubashye nkakuzana mu nzu nkaryamaho ukaryamaho nakagutayeho twari turi ya ukabona kuko ahubwo yakugiriye akamaro kurenza kuri gutekereza ko ushaka iki amafaranga sibyo ariko ntawe murahura ngo agende utamubwiye uti ntago birambaho ariko mbitekereza ko umunsi byabaye nyine nkaba ushaka kwigigiza nzabikubwira bitewe nyine n'ibintu byabaye ntago nzongera gupfa kwizera umuntu nzajya mbwanyishura yego uyu mukobwa ni hatari njyewe n'ubwa mbere nakumva umuntu ushobora kuba arahemukiye ariko udafite icyerekezo cyo kuvuga ngo nzaba umugore nicare ntuze mbane n'umugabo wanjye ahubwo ugasanga wowe uzagenda ubuzima bwawe uri kubwerekeza navuga ngo ku mafaranga gusa ko byaba biteye ubwoba bya bintu fofo gute se biteye ubwoba nyine ubuzima bwawe buri ku mafaranga tout simplement ntunatekereza ati nzashaka umugabo wa mwana wanjye nabyaye tugire gutya tumurere tumurerane nawe abe papa we nubwo atamubyaye aha bana biragoye oya ntabwo bigoye byose ni mu mutwe si byose biragoye cyane nyamasho no kuzaza umusore akakwereka urukundo nta kibazo ariko disi umukobwa afite ibikomere ibintu byose bisaba kwihangana yo bari kuguhamagara cyane umuntu wa keke uri kumumagara okay hanyuma mu kanya wari kubwira umuntu uti nta mukobwa ugiteye neza ubaho kubera iki uvuga gutyo ngo ababebe bose ku isi nabonye basigaye barabaye abajama kubera ntabwo mbizi nyuma gutyo mwereke ko ni neza ese ko nari umujama ngo nagutereta yewe ahubwo uri kwiyerekera abasore uri kwigurisha se ntabwo nigurisha ngaho mwereke ubibone ko ndi seri uremo ngaho oya se kandi njyewe wanjye ntabwo bajya bakuramo imyenda bakabyara ntabwo bajya bakuramo imyenda pe ikigurano se kubera icyo uri kuvuga ngo ibigurano nese abakobwa bose babyibushye bumva ko bafite ibigurano barabigura by'ibipirate uwo mukobwa muranye nazunguza ikibura kubera namugwaho byahe ni icyomekano yanoshyemo ese kimera uti simbizi siko mfite icyaho je ngukandisheho wumve se ntabwo ujya ubona ku bibuno by'abantu zana nkore kuri ako kawe zana ntabwo umukobwa ujya ubona ku kibuno twarabamenye ko mwihinduye abajama nari twihinduye abajama nari ariko uyu mukobwa rwose none se ikibuno ubundi kimaze iki wamugana mani turabagabo ko ababebe bateye bahita abajama bakabihorera ariko bahita ufite ikibuno umubebe umujama akakuvugira ntekereza ko biterwa n'umusore hari n'utagukunda ufite ikibuno akagukunda unanutse n'urugero nta mujama ujya upfa guteretse umubebe unanutse ibyo bintu bibaho atakemera gutereta umubebe udafite ikibuno n'ubundi gusubije ati byose ni kimwe n'ubundi havamo rompe agashya urumva rero navuga ngo abasore bose ni nk'uko uvuga ngo nkunda umukobwa w'inzobe hari ukunda uw'igikara hari ukunda umugufi hari ukunda umuremure byose biterwa n'abitamo y'umuntu uzi ko hari umusore wakubona umugani ubyibushye akanabikwangira byashoboka ubwo niyo najyana muri siporo nkajya zaseze bitewe n'uburyo nkunda muri make wumva abantu bose bagukunda kubera ikibuno ntacyo nago ati mundi umugabo ni wowe ntabwo abasore bose bakuburikira ikibuno cyangwa se kunanutse nta kibazo ubu nicyo ujya urisha ati sando karameli ndabikunze kuba muye nawe nubaga mbishaka merci cyane nshaka kuzabona undi muntu nk'ubundi numva ndatuje umwe wenyine ndumva mfite amatsiko yo kuzamubona yego se ndahira wamumubwiye se nawe akazagutumira wawe tuvuga dore imbogo dore imvubu yubuhu ngo dore imbogo dore shamana yanjye umukobwa ari igitangaza shamana urana papa akaririmbo yiganaga avuga ngo Bruce Melody ngo abana bo mu cyaro ngafite abafana bo mu cyaro baramukunda ngo bakunda indirimbo ze nziza ngahe ngo yehe ahehe nibara yahehe niba hehe ubumva ari cyo wicuza mu buzima bwawe fofo iki nicuza sasi nta kintu mu buzima nicuza ngiye buriya hari ibintu bineye ubwoba kubera ko nta muntu nigeze mbangamira yego ariko hari ibintu bineye ubwoba mbikubwire se kuko ushaka gukuramo imyenda kuri kamera nese ukwizamura mani nkagira gutya ngakura gutya ngumva ari ibintu biri fight
shyiraho mikoro tubwire. ese urumva ari ibintu birenze mane gukuramo imyenda abantu ngo gufata umugabo ari ubwa mbere umubonye ukamwambarira ubusa nduzi kamera nese kamera aba ari umugabo umwe noneho kamera niba kuba nagira ngo naba nciye nk'amabere gute Jesus shinaga ari ibintu birenze mane oya birarenze niba dufata urugero rebwe rari 10,000 bose bakubonye wambaye ubusa ngari ibintu bikaze ngari ibintu bikaze nese umugabo namuhuye ari wowe nawe n'urugero nje nukuri nawe reka nkubaze reba umugabo nyenda byumva bano barandeba ariko umugabo turi kumwe wagiye kumbona hose anyinjiremo nandunguruke nese bako bareba umubiri wanjye hari ikindi kintu babona kuwajureka ibintu nk'ibyo nagari ibintu birenze shangiye mbonye birenze nago birenze nukuri ubu ushaka kugenda ugakuramo rwose imyenda nta n'ikibazo mbere cyane ubundi mbwira yose nyigure msigaye karisa yego mana yanjye kuri kamera asuze ko kamera iriho ise nibiriho ibyo birakazi ntabwo bikaze ibibazo bitatu tunasoza ikibazo cya mbere twihuta fofo ko mbona usa n'umuntu wanze ubuzima bwawe kugeza nawe uvuga uti nge niyo nakambara kuri kamera ntacyo byantwara ibintu byambaye birenze kubona akanga ubuzima bwanjye reka kakanya simbwaga mbuha agaciro kandi ari ugiye kwerekana ubusa kuba munerekanye ubusa ariko nta mugabo hano hari nakubwiye uri bundunguruke nta bintu bikaze icya kabiri wi tugana ku musozi wifuza umugabo none umeze uti nta mugabo nifuza nshaka umushuti nyine bisanzwe ariko nta mugabo nshaka mushuti ukamumaza iki mukajya mutemera twenjoyinga ciringa niba ngombwa turyamana birangire ari kapani ibintu cyo gero uza buri indaya ni nshaka nzayiba ariko pfa kubaza akansambanya nkatuza nta kibazo kirimo ese umutuzo wokura mu busambanyi ngiyeyo nasaze numva mu mutwange byivanze amayoga n'umugabo bamuzima yego mana yanjye ese ngo bashye mu bintu bitambaho reka ngwazi cya gatatu dusoze ndifuza ko twaza kwana ikindi kiganiro utari kwihuta urabitwemereye ndabikwemereye rwose nzayukara kuko ndagukunda dore imbogo dore imbubu yuhuhu ikibazo cya gatatu nicyo kintu gishobora kukubangamira mu buzima bwawe kumva umuntu akubangamiye ubuzima bugahagarara havuyeho abagabo numvisha yo kundira abagabo pe ikintu cyambangamira unambwira umugabo w'umugore aguterese wamwemerera ndaganira ariko ntango umuntu nzanaho amagambo uko ngira amahane ugira amahane byo nabibonye pe twasekura nka kuno cyangwa ukano ubu umugabo w'umugore aguterese ubizi ko yubatse bamwemerera si cyambese ukazanya amafaranga ibintu ari ibintu birenze oya ntugasenye ngo z'abantu share down man ibyo ni ibintu byoroshye Kigali wisheye kandi reka dusoze fafa kadusoze tuzasubira muraza kutubwira muri comment hari abari buze kukubwira ati umukobwa we wararangiye uri kirara uri indaya comment urazakira gute indaya n'umutima w'umuntu indaya n'umutima w'umuntu nta muntu udakora ikintu utagikunze munakora ikintu agikunze kandi agishaka kimuvuye ku mutima ubusamba namvu bishaka none se mbikora nacitse ariko rero ntukagire ntugasambana utazarwara sida nta kibazo uracyari mutoya ibihe byiza abashunda bakunda cyane tuzasubire no bitaha kandi Imana ibarinde sando ndamukunda Imana yamfashije muye nawe umva mufite ku mutima wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye iyo ni Swatas ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3 amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas in your services. GASARO TV.